haraya. Hano dutangiranye agakuru k'abana babiri, abana batagira ababyeyi. Ababyeyi babo ntiwamenya aho bari baherereye, barababyaye benze kuba bakuru babata mu muhanda. Abana bakaba bageze iki gihe batari babona ababyeyi babo, bakaba batunzwe no gushaka uko babaho bacuruza imitako n'utundi tuntu bagenda batoragura hirya mu muhanda babona twavamo amafaranga. Ahangaha reka dukomeze mwibutsa gukora subscribe, wowe utari wakora subscribe, kugira ngo igihe cyose na uploadinze iyi nkuru ijye ihita ikugeraho. Hano barakwereka bari bafashe umuhanda wa kaburimbo bagiye gucuruza. Dore ahangaha bahabonye umumama wari umeze nk'uri kuri telefoni, baravuga ati mwatuguriye. Ahangaha abana barabakatira, abana barakomeza. Uyu mutoya aba aravuze ati tubwiye uriya mugabo ntabwo yatugurira. Nawe reba neza ahangaha ati reka tumubaze turebe yuko yatugurira. Aha barakomeje bahita bisangira uno mumama ahangaha ati mama waguze uyu mutako ko ari mwiza cyane ukazawutaka mu nzu. Umubyeyi arababwira ati njyewe mu rugo iwanjye iyi ni imyanda ntabwo nayihataka. Reba nawe abana bari gushaka uko babona imibereho, abana barikomereza. Reba nawe bagiye bababaye, uyu mubyeyi yanze kubagurira, barikomereje. Ahangaha barakwereka umupapa ari kumwe n'umudamu we n'umwana mutoya n'akagare bashyiramo umwana. Reba nawe ahangaha bari mu muhanda. Aha hari umwana ukunda gukina cyane. Uyu mupapa yahamagaye ba bana abwira madamu we ati bari abana biriya ni ibiki bafite. Umwana hano ni umwana ukunda gukina cyane. Hano urabona ko afite biswi mu ishashi. Ahangaha nawe urabibona, umwana arasimbuka tu. Uyu mwana yakuze yumva yavamo umuntu wakina filimi. Uyu mwana ni umwana ufite ibyishimo, akaba afite ababyeyi biwe, ariko ba bandi bo nta babyeyi bafite. Reba nawe uyu mwana ni umurara, nawe uramubona, umwana ni umurara. Uyu mwana urabona ni nk'umwana ufite imyaka 7, nawe urabona ataye za biswi ziwe arigendeye. Ahangaha barakwereka uno mugabo, umwana ari kurira na madamu wiwe, madamu we ari guhoreza umwana we, umwana arebe yuko aceceka. Aha bari uruhande y'imodoka, nawe urebe. Mwibutsa gukora subscribe, wowe utari wakora subscribe, kugira ngo igihe na uploadinze ikintu kijye gihita kikugeraho. Ahangaha inkunga ngusaba ni mu isegonda rimwe
ukareba aho ngaho handitse subscribe ugakoraho, nta yindi nkunga ngusaba kugira ngo ibihe byose tujye duhora turi kumwe, kandi ndabakunda cyane. Ahangaha bano babyeyi bafite ibyishimo byinshi cyane, ariko uno mumama umwana aracyamurirana ari guhoreza arebe yuko yatuza. Ahangaha arakwereka abwira umugabo wiwe ati reka dukomeze turebe. None hano baragenda nawe reka turebe, dore batugaruye hano b'abana babiri bari gucuruza batagira base. None bageze hano hifunganye, nawe reba baragenda baganira. Ese ubu ati tubonye utugurira ino mitako twaba tubonye ayo turarira. Reba nawe ahangaha baragenda barakomeza. Ahangaha babonye ya shashi wa mwana yataye irimo biswi, barareba. Aka gato karavuga ati reba kiriya ni igice kiri hariya. Barareba. Ahangaha nawe urebe uhanga amaso. Umukuru ari wo uyu nguyu utwaye imitako myinshi aravuga ati tugezeyo tukareba hari icyo byaba bitwaye. Ahangaha babanza kwiyumvira ati tugende tujye kureba biriya ari ibiki. Barihuta cyane, barihuta. Nawe urebe bageze hano hari biswi, bageze hano hari ya shashi. Umuto yarebye aba yeretse umukuru, barebye basanga harimo biswi. Ati ese ubu ninde waba wazitaye? Baribaza birabacanga. Ati aba bantu, umuntu waba wataye izi biswi ninde? Wibuka ko aba bana batagira base cyangwa nyina, ntiwamenya aho babarizwa, bibera mu mihanda bacuruza, batunzwe n'ibyo bacuruje mw'iyi mitako baba bagiye bagenda batoragura. Reba nawe bafashe ya shashi irimo biswi. Reba, reka turebe uko babigenza. Umutoya aravuga ati akira garafurere, ahereza umukuru ati cyorya inzara yari inatwishe. Urebe mwibutsa gukora subscribe wowe utari wakora subscribe. Ahangaha barakwereka ka kana kataye za biswi uburyo karimo karagenda. Ni akana gafite ibyishimo. Ahangaha barakugarura kw'aba bana babiri bari kureba. Akangaka nako ntiwamenya ibyo kari gutekereza. Aka kana gatoya kishimye cyane. Umukuru ari kujya areba nawe akavuga ati ese twasuka hehe ko ari nyinshi cyane, kugira ati tubone ukuntu tugenda turya. Aha nawe reba umukuru yahise yambura ingofero ati sukamo hano. Umwana mutoya abasutsemo, asukemo nawe urabibona. Asukamo ka kana, dore hano karaza kihuta cyane gasanganira ababyeyi be. Ababyeyi biwe barishima cyane. Ati kubyara ni byiza we. Ati sheri wamubonye? Umwana afite ibyishimo, ni danje cyane. Gaho reba nawe uyu mwana. Ati papa nakoze ubufiyeri, ngaho nawe reba. Ati urajya hehe? Ati cyo buretse kugenda. Umwana bamubujije
kwisimbukira yari agiye gusimbuka uko abimenyereye, umwana arababara na nyina ahita ababara. Urebe ba bandi hano bafite biswi ziri mwa ya shashi na za bombo, nawe urebe ahangaha bari kuvuga, bari kubyigaho uko bazirya. Arakwereka wa mwana na se na nyina hano baragenda baba babonye ba bana. Umugabo aba aravuze ati bariya bana bari mu biki? Ahangaha urebe nawe uburyo bakomeje, baba baravuze ati ese bariya bana bameze bite? Ahangaha bano bana baravuze ati bariya bantu bashaka kudukora ibiki? Bikanzemo. Ahangaha barakwereka umugabo uri ku modoka nawe utamenya icyo yari ashinzwe. Ahangaha buno bwana bwababaye buravuga ati bariya bantu se bagiye kudukora ibiki? Ahangaha ka kana kataye biswi kazitaye none karimo kararira. Reba nawe ahangaha barakwereka neza ise w'aka kana kaba keretse uriya mwana ati ziriya biswi si zimwe zawe? Buno bwana hano bwababaye bwabonye bano bagabo baje babasanga, bano bantu baje babasanga ati sha izo biswi ninde wazibahaye? Ati twebwe biswi twazisanze hano mu gishashi zatakaye, ati turazitorera. Ahangaha nawe reba uno mugabo arimo arareba yumiwe ati njyewe nabafata, reba mwareba biswi z'umwana none ndamuha iki? Reba nawe ahangaha umukuru aravuga ati ngaho niyakire izo twari dusigaje. Ahangaha aramuhamagara, umwana agahinda kamwishe arimo ararira ati hano sheri wiwe yaramubwiye ati waretse tukigendera kureba bariya bana nabo bari bababaye. Abana barimo barasaba imbabazi bareba ko yabagira neza, dore arazifashe izari zisigaye arazimena. Aka kana gato kararize kagira agahinda karababara cyane, akana k'imfubyi. Uno muntu yarabahamagaye ati ni ibiki mukoze? Dore umugabo mubi, uyu mugabo ni umugome ntampuhwe. Reba kano kana uburyo kari kurira, nakukagirira impuhwe ngo agahereze kirire, n'ubundi ntacyo yari akoze. Babyeyi buriya uyu mugabo ntampuhwe, nta kigenda ni uwo kumubona gusa yigendera. Ahangaha ntamenye ipfubyi. Ahangaha bano bana basigaye barira bagira agahinda, ba bantu baba barigendeye. Aha barakwereka umugabo wari uri ku modoka abahamagaye ba bana. Ese bariya bana agiye kubabwira iki? Dore baragenda n'ibyishimo na ya mitako yabo. Iki kigabo ni ikigome, kiratangira kibwira sheri we ati bagiye kubaha iki? Reba hano arabohobera, ni umugabo mwiza cyane, umugabo ugira impuhwe. Ati nabonye uburyo mwariraga, ati uriya mugabo yari abagize ute? Ati baramusobanurira ati twebwe twasanze biswi hariya umwana yazitaye tuba turaziririye, none uriya mugabo yaje n'izari zisigaye arazitwaka. Hano barakwereka ka kana
kaba ababyeyi kaba karaje. Ahangaha umugabo yafashe biswi zari ziri mu ishashi abahereje umwana mutoya, abahaye n'umukuru. Abana barishima cyane, ariko wa wundi wari wataye biswi kare arababara atamuhereje. Reba nawe, ahangaha umugabo yagize umubabaro, nawe arareba umusatsi yenda kumara ku mutwe, ati uriya mugabo ko ari umugome, uriya mugabo ko anyimiye umwana. Abana batoya bari bari kurira barishima cyane, aravuga ati urakabaho, Imana iguha umugisha. Nawe reba uyu mugabo byaramubabaje abonye yuko bano bana abahaye ibyo kurya. Reba nawe, uyu mugabo yaravuze ati uriya mushenzi anyimiye umwana, ubundi ni muntu ki? Ariko wa mwana n'ibyishimo byiwe, kubera ko yari ahaze, ntabwo we yagomeze ngo ababare, ahubwo yagezeho arishima. Uyu mugabo abwira sheri we ati uriya mugome unyimiye umwana, uriya nawe nta kigenda. Reba umwana hano, umwana ni umwana ufite ibyishimo, ni umwana ise ari umukire. Reba nawe, ahangaha aramubwira ati reka tugende twegere uriya mushenzi wanyimiye umwana. Kandi niyibuke yuko umwana wiwe yari ari kurya biswi, arazita, bari abana bato barazitora, asanga bari kuzirya, izari zisigara zimena. Reba wa mugabo yaraje ati bana, ibyo ni ibiki mufite? Ati ntabwo ari byo. Abana bibuka ka gahinda, barongera barababara kandi bari bishimye. Ahangaho uno mugabo aravuga ati aba bana nari maze kubahereza biswi, bamaze kurya, none ubahereje izindi. Ati udore bazihaze. Abana barababara, abana nta kintu bari bafite kuvuga imbere y'uyu mugabo, kuko uriya mugabo yari umugome, bafashe iryinyo barishyize ku rindi. Nawe urebe, ati bano bana ibintu wabakoreraga byose nabibonaga, ahubwo akurura ka kana kiwe arakabwira ati mwana wanjye ihangane, nubwo yakwimye mwihorere. Akana kaba karavuga ati papa, njyewe n'ubundi narinje nje hano nje kwirebera, ntabwo narinje kumusaba, ahubwo narinje nje kwirebera n'ibyishimo byanjye. Mwibutsa gukora subscribe, utari wakora subscribe, kugira ngo igihe na uploadinze zino nkuru zije zihita zikugeraho, ukande like, usharinge, nta kibazo. Ahangaha bano bana bagomeje barababara. Uno mugabo w'amarineti w'umukire w'umugiraneza yabahaye, aravuga ati bana mwakigendera. Abana bagomeza kureba kino kigabo, bibuka ibintu cyabakoreye. Ati uno mugabo ni umugome, kandi aho azajya hose Imana izamurebe. Ati bana nimuhumure, Imana irabazi. Abana barongera barishima. Wa mugabo n'umwana we n'umugore we bagiye bagenda baganira, ati buriya uriya mugabo si umugome cyane? Ati sheri wiwe w'umudamu aba aravuze ati ntabwo ari cyane, kuko n'umwana yavuze yuko yagiyeyo agiye kwirebera. Ahangaha barakwereka wa mugabo n'aba bana.
abana arababwira ati ese basha mu rugo ni hehe? Abana baravuga ati mu rugo nta babyeyi tugira kandi tubeshejweho no gucuruza ino mitako, none twari turi kureba ko batugurira, kandi nkwibutsa ko ahangaha agakuru ariho tukarangirije, naho ubutaha sawa.